Samweli wa mbere bice 20 murongo wa mbere. Aho habonye wadusomere Samweli wa mbere yego igice cya 20 dore ku murongo wa murongo wa mbere. Samweli akomeza kwanga Dawidi. Sawuli akomeza kwanga Dawidi. Yego. Nuko Dawidi arahaguruka ava i Nayoti i Rama, araza abaza Yonatani ati, ariko nziriki nakiraniwe iki icyaha nakoreye so gituma angenza ngo anyice niki? Rekereraho nayo magambo. Maze Dawidi arahaguruka ajya i Nayoti, gezeyo abonana na Yonatani, abwira Yonatani ati, ariko njyewe nziriki n'icyaha kinakoze cyatuma so ambiga kugira ngo anyice? Ni igiki nakoze? Haleluya, haleluya. Ni igiki nakoze cyatuma so ambiga kugira ngo anyice? Ni igiki naba narakoze? Aya magambo arakomeye cyane. Mana yakidufashe. Aya magambo ashatse kukwe burya natwe hari aho tugera ukibaza bikakuyobera, ukareba se ni ikihe cyaha nakoze cyatuma ibi bintu byose bingeraho? Ese naba narakoze cyaha ki gituma njyewe iyo njyatse amahirwe arancika, nakora ibi nibi bikanga? Ni igiki gituma njyewe ndaba ngabandi? Mana yakitugiriye neza. Haleluya. Wabyumvise? Kabona byagushoboye ariko none njyewe ko ariko siko nsengaga rwose ngumva ndi guhamanya n'umwuka wera, ariko nanone ibyago bikanyiziringaho, njyewe nziriki? Hari utabyibaza mu buzima se? Hari utabyibaza mu buzima? Ariko Imana yacu ni nziza, Imana yacu ni seri. Burya Imana ikunyuza mu bikomeye kubera ko nawe uzaba umuntu ukomeye, yarangiza nawe ikakunyuza izo nzira zikomeye kugira ngo uzabone uko uzabyifatamo. Haleluya, haleluya. Abandi rero bakaba bari kuvuga ati, ariko erega uriya ati buriya ko biri kose ni ibyaha, atariko nawe uko bigenda gutya na gutya bikagenda, ariko urabona atari ibyaha yakoze. Bikamera ngo abandi bashinyaguriye Yubu, ariko umubwira ati, ariko nawe Yubu burya hano harimo akantu, ntabwo ibi bintu byose byava kuba gusa hatarimo akantu, burya hari utuntu ugenda ugakora twe tutazi. Yego, nta niko bigendaga. Buri inshuti ibaga inshuti ari uko utaragera mu byago, ari uko utaragera mu tubazo. Naho ubundi iyo ugeze mu tubazo ubonaga wa wundi wo mwabanaga ugashaka si ni wa wundi yagiye mu ruhande rwa babandi bayubu bagendanaga, ba Elifazi n'abandi baragendanaga, kandi bakabona Yubu rwose akiranuka, ariko amaze kugera mu kibazo baravuze ati, Yubu burya kukwishinga bura tugiye kugabanya akarenge kubera ko ibyawe ndago twabishobora, ndago twabimenya, kandi barabanaga ku manwa. Yesu atugirire neza. Buri umuntu umumenya ari uko mufitanye mwagiranye akabazo, naho ubundi iyo mutaragirana akabazo ndago buramumenya uwo ari we. Nubwo abari inshuti yawe uzagende umukandagira ubishaka kugira ngo umupime urebe ibitutsi birava mu kanwa ke. Mana yacu tugirire neza. Haleluya, haleluya. Dawidi abwira
aramubwira ati rwose ni igiki naba naracumuye, none se ko ngerageza ibishoboka byose. Sawuli iso ngerageza ibishoboka byose, ngamusengera ngamucurangira, imyuka ikamuvaho mibi, akagubwa neza, akaryama yiziguye, ariko ni igiki rwose yaba nziza. Nawe hari igihe wibaza ku musozi, hari igihe wibaza ku musozi ukabona abantu bose, abarozi bose niweho bakoraniyeho, kandi wakwisuzuma ukabona si ni igiki nakoze rwose gituma abantu bambiga, nakandagira ngo bafashe ubutaka, nagira utenga kanami, ukabyibazaho bikagushobera. Haleluya. Bikakuyobera bati ukisubiramo bati ariko si ni ibyaha. Iyo umuntu ari mu kigeragezo yisubiragamo inshuro 20 kugira ngo arebe niba ari ibyaha biri gutuma bati ariko si wa mana we, ngiye bugufi imbere yawe, wanyereka ibyo nakoze, ariko nibura nanjye ngabimenya kugira ngo ndagendera mu kigare. Wakisubiramo ukabura icyo wavuga. Haleluya. Haleluya. Mu gicerero cya 25 mu icyo gitabo cya Samweli nicyo kivuga, murongo uhereye ku murongo wa 29 muri icyo gice cya 25 nanone cyo muri Samweli. Igice cya 25 nanone muri Samweli. Mwahageze? Wahabonye na hansomere ndamubwira haragarukira. Igice cya 25 umurongo wa 29. Nubwo abantu bahagurukiye kungenza, nubwo abantu bahagurukiye kungenza no gushaka ubugingo bwawe, no gushaka ubugingo bwawe nyagasani, ariko ubugingo bwawe buzahambiranwa n'Uwiteka Imana yawe mu mutwaro umwe w'ubugingo, kandi ubugingo bw'abanzi bawe azaburekera nk'uburi mu muhumetso. Ndongera kuwusubiramo uyu murongo. Nubwo abantu bahagurukiye kungenza no gushaka ubugingo bwawe nyagasani, ariko ubugingo bwawe buzahambiranwa n'Uwiteka Imana yawe mu mutwaro umwe w'ubugingo, kandi ubugingo bw'abanzi bawe azaburekera nk'uburi mu muhumetso. Nuko Uwiteka namara kugusohorezaho ibyo yakuvuzeho, ibyiza yakuvuzeho byose uko bingana, akakugira umutware wa Isiraheli, ntuzagire umutima ukubabaza nyagasani, kandi ngo uhane ko wavushirije amaraso ubusa, cyangwa se kuko wihoreye ku bwawe. Nuko Uwiteka namara kukugirira neza nyagasani, uzubake umuja wawe. Rekerera tuganire kuri aya magambo gahoro. Haleluya. Haleluya. Aya ni amagambo umugaragu wa Nabali yabwiye Dawidi igihe Dawidi yoherezaga abagaragu be ngo bagende kwa Nabali, kuko Nabali yari umutunzi afite ibintu byinshi, yoherezayo abantu bagaragu ngo bagende bamuhe kuri ubwo butunzi, bamuhereza ibintu arebe uko yagaburira abantu. Ariko agezeyo aramwirukana, aramubwira ati ndabyo mfite byo guha abantu ndazi, ntabyo mfite byo guha abo ndazi.
icyo gihe Dawidi nawe agira uburakari, aravuga ati ubu rero mwambarire urugamba mugende mujye kwa Nabali. Ngo ariko mu bagaragu be habonekamo umugaragu mwiza, arangije yumvise iyo nguru, we ashaka uburyo bwo kujya gutangira no kugarura, kugira ngo arebe igitero Dawidi yakohereza ko cyagarukira mu nzira, ndikize kubarimbura. Haleluya, haleluya. Arangije rero nawe asa n'uwantu, aramubwira ati burya Uwiteka Imana afite icyo yakuvuzeho, numara kugera mu gihugu Imana yagusezeranije ukagira umugisha, uzirinde kwihorera. Haleluya, haleluya. Uzirinde kwihorera, ibiganza byawe ntibikazabonekemo amaraso y'imfabusa, ahubwo uzareka Uwiteka Imana ari buzihorera. Haleluya, haleluya. Imana yacu tugire neza. Dukomeje ayo magambo, Dawidi yaramwihoreye, amaze kumwihorera yumva inama ya Abigayili amubwiye, arayumvira. Amaze kuyumvira nuko noneho arabireka. Amuretse rero ngo ariko Imana ubwayo yaragiye isanga Nabali iramwica, ari nda wundi umukozeho, ihoreye buriya yari guhorera Dawidi. Haleluya. Aho kugira ngo Dawidi abari we uzamwica, ahubwo Uwiteka Imana abari we umwicira igihe cye kiba kirageze. Imana yacu tugire neza. Haleluya, haleluya. Aya magambo rero twatangiriye kuvuga ngo Uwiteka Imana namara kukugirira neza uzirinde. Haleluya. Uzirinde kwibagirwa. Abantu benshi kwibagirwa nibyo bibabamo. Umuntu yashonje yibagirwa ko yigeze yahaze, yibagirwa ko yigeze kugira ute gusonza. Imana yacu tugirire neza. Haleluya. Iyo dukurikije buriya abakozi b'Imana muri COVID, Imana yatugiriye neza, dutumaho abakozi b'Imana baraza bavuga ati iri torero niriramuka riguye ni mwebwe nzaribaza. Ati nda nubwo ndi kureba ku mushumba, ahubwo ni mwebwe bashumba ndihaye. Ati nibaramuka baguye amaraso yabo nzayababaza. Turihangana twumvira Uwiteka, ahasigaye turayikorera. Abantu bazaga barushye barumerewe, abari bafite imitwaro, bafite inda rwose, ahubwo byarananiranye, baranze bataryama badasinzira, tukabasengera. Hari abo twasengeye duhuye nabo tumubwiye ariko kubera ko wari ufite ikibazo nicyo cyatuma gusenga. Ati none kugeza ubu reba wararuhutse, umwana arimo guseka, ahubwo arimo no gukambakamba, nda no kwibuka ngo umenye ngo mbe. Kubera ko tuvuze ibyo, aravuga ati ahubwo sinzongera no kuhagarika ubundi na rimwe, sinzongera no kugaruka. Yibagirwa aho yarari. Abantu rero dukunda kwibagirwa, ariko mujye mumenya, ndabwa Imana itanga iby'ubusa, ndabwa Imana itanga ngiguhereza ibyo gupfa ubusa. Byanga bikunda irabiguhaye, ariko izagira kubikubaza. Imana yacu ndabwa itagaguzaga, iyo yaguhaye aho yaguhereye. Haleluya. Ni ngombwa ko mwongera kuhabonanira. Haleluya. Aya magambo rero uyumve neza, kubera ko burya Imana nimara kukugirira neza nduzitura inabi bakugiriye. Haleluya. Kandi Imana niguha uzibuke yuko yaguze yaguhaye. Ndangije ayo magambo. Imana ibahe umugisha. Mana yacu turagushimye, gize neza kubana natwe muri iki gitondo cyiza. Iki ni igitondo cy'umugisha,
ni icy'umugisha kubakwemeye, ni icy'umugisha kubakwemereye bakaba imbata zawe. Turagushimye aba kubera ko bafite ishyaka n'umwete barasiganirwa aho dutegekwa. Niyo mpamvu batabaza ubunyereri n'imvura, ahubwo bakavuga ngo ni ngombwa, haba mu bunyereri haba mu mvura bazabana nawe, bazagukorera. Ijambo ryawe rero aba ari wowe uryigisha ubwoko bwawe, Mwuka wawe wera abashe kwigisha buri wese kugira ngo ashobore kugira icyo avana mu ijambo ryawe. Tugirire neza twese, tukugirireho umugisha, niko tubigusabye twizeye mu izina rya Yesu, amen.